Yesu ashimwe nshuti bavandimwe, mbahaye ikaze mu mwanya mwiza twigamo ibyigisho by'ishuri ry'isabato, by'umwihariko ingingo y'umunsi. Dutangiye ingingo yo kuwa gatanu w'isabato tariki 26 iragira iti imiterere y'umutima. Imiterere y'umutima. Reka dusenge dukomeze n'ingingo y'uyu munsi. Imana nziza, twishimiye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba turi amahoro, ushimirwe. Umwanya mwiza tubonye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe, turakurase ngo ubane natwe, uduhire ndagusobanukirwa n'ibyo ushaka wagennye mu ngingo y'uyu munsi, maze Mwuka Wera tubashe no gushyira mu bikorwa ijambo ryawe rinduke rwose, ugabane natwe mu izina rya Yesu, amen. Imiterere y'umutima. Ubushobozi bwacu bwo kwakira amabwiriza avuye mu ijambo ry'Imana bushingira ahanini ku miterere y'umutima wacu. Bumeze nk'igihe twinjiye muri Bibiliya. Ni mu buhe buryo? Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 2:14 hasobanura ibyo. Muri Yobu 22:22 haravuga ngo ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Imitima yacu niyo igena uko twakira ijambo ry'Imana. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino 2:14 haragira ati ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana abantu ntibakunda kuryumva uko riri cyangwa ngo barisobanukirwe bitewe n'uko imitima yabo ari imitima ya kamere, hari imitima itarahindutse, idaciye bugufi nk'umutima wari muri Kristo Yesu. Aha ni cyo kibazo rero dufite. Ntabwo ari uko ijambo ry'Imana atari ukuri, ntabwo ari uko ijambo ry'Imana ritaduhindura, ahubwo twebwe imitima yacu ni imitima ya kamere kandi idashaka guhinduka. Bityo rero iyo ijambo ry'Imana ryinjiye mu mutima wa kamere, ukaba ari n'umutima urwanya iby'Imana, urwanya n'ubundi iryo jambo ry'Imana. Ariko iyo ari umutima witeguye kwakira ijambo ry'Imana ugatsindwa, ijambo ry'Imana ryawereka ibibi ugahinduka, ni ukuri ijambo ry'Imana riba inyungu ikomeye kuri uwo mutima kandi nyirawo arahinduka rwose. Kugira ubushobozi mu by'umwuka bisobanuye kugira ubushobozi no gusobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Ku bw'ibyo birumvikana ko umuntu ushyira mu gaciro mu buryo bw'umwuka ashobora gusobanukirwa Bibiliya mu buryo butandukanye cyane n'uko byagenda ku muntu udashyira mu gaciro mu by'umwuka. Umuntu utekereza ko gusoma Bibiliya ari iby'ubupfu hapfa, ntazigera ashakisha ukuri mu mpapuro zayo. Uyu munsi wa none abantu bishyizemo Bibiliya bavuga ko ari igitabo cyanditswe n'abantu nyine, ndetse ari kubeshya, ari ibintu bitabaho, ariko amateka atwereka ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, naryo ubwawe rirabyihamiriza, kandi nta muntu tuzi waryize ngo akomeze kuba uko yari ari. Ijambo ry'Imana nirigenda ubusa, twaribonye mu ngingo y'ejo. Bityo rero iyo turyize dufite imitima ihindutse, turahinduka nyine, ritugirira umumaro kandi tugira amatsiko yo kurushaho kunguka ibiri muri iryo jambo. Ariko iyo turyize tutarahindutse, turi aba kamere, ntituryumve mu buryo bw'umwuka, kuko tuba tutaraba umwuka nyine, turifata nk'ubupfu kuko turi abapfapfa nyine. Iryo gihe rero nta nicyo ritumarira. Hano baratugira inama y'uko dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwuka, tugasaba Umwuka Wera akaba ariwe utuyobora. Kandi iyo turigeze mu buryo bw'umwuka ngo turyumva bitandukanye cyane nuko byagenda ku muntu udashyira mu gaciro mu by'umwuka. Ubwo ikibazo dufite ni ukubanza kwibaza ngo turaba mu mwuka gute? Binyuze mu ijambo ry'Imana, iyo turyumvise tukumvira icyo ridutegeka tukihana, tuba ab'umwuka, kuko ijambo ry'Imana ni umwuka ndetse ni n'ubugingo. Ijambo ryanjye
niryo mwuka kandi niryo bugingo. Ni ukuvuga rero iyo dufite Kristo mu bugingo bwacu tubasha kwiga ijambo ry'Imana tukaryumva, atari uko turi abahanga mu bundi buryo, ahubwo kubera ko tutari kwigenga, kamere zacu ziba zatsinzwe, kamere y'ubumana iri muri twe. Tubasha kumva rero ibyanditswe byera, ko turyumvira, tubyumva mu buryo bw'umwuka, tukarisobanura mu buryo bw'umwuka, bitandukanye na wa muntu uryiga biri aho nyine atanayobowe na mwuka wera, akabumbura Bibiliya agasoma gusa, nta mumaro bizamugirira. Niyo mpamvu uburyo dufata Bibiliya n'uburyo tuyisoma ari ibintu by'ingenzi iyo bigeze mu gukuza umushyikirano wacu n'Imana, nk'uko Pawulo abisobanura mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike cya 2:13. Pawulo aragira ati, icyo dushimira Imana ubudasiba ni uko ubwo twabaga ijambo ry'ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'aho ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera no muri mwe abizera. Ijambo ry'Imana iyo turyakiriye nk'ijambo ry'Imana, ntituryakiriye nk'ijambo ry'abantu, riraduhindura, rigakorera muri twe, impinduka zikagaragara. Umuntu hari ikigenge agahinduka umwana mwiza, agahinduka umuntu w'ingirakamaro muri sosiyete, kandi imico irahinduka rwose. Ubuhamya ni bwinshi cyane bw'abantu bize ijambo ry'Imana bayobowe na mwuka wera, rikabahindura completely, rikabahindura rwose, bakaba bashya. Ijambo ry'Imana rigira icyo rikora muri twe iyo twizeye. Batubwiye ikintu gikomeye cyane. Kwiga ijambo ry'Imana ni ikintu kimwe, ariko kwizera nicyo igikorwa cyo kwizera giha ubusobanuro nyakuri ijambo ry'Imana. Kwizera biha agaciro ibyo wize cyangwa wasomye, kuko iyo ubisomye nta kwizera ufite n'ubundi bikomeza kuba za nyandiko zisanzwe. Iyo rero ubumbuye Bibiliya wizeye ko hari icyo Imana igiye kukubwira binyuze mu magambo yayo ugiye gusoma, byanze bikunze izagira icyo ikubwira, kigira icyo gihindura mu mibereho yawe. Ariko ibyinshi bizashingira ku kwizera ufite n'ibyo witeze gukura muri iryo jambo. Iyo ubumbuye ijambo ry'Imana ubanje gusenga kandi ugasaba mwuka wera kukuyobora muri ryo, kandi ukizera ko ari ijambo ry'Imana atari ijambo ry'abantu, ukizera ko uri bunyurwe ugafashwa n'ibyo ugiye gusomamo, ntabwo ijambo ry'Imana rigusiga uko wari uri. Hano bakomeza batubwira ngo inkuru nziza ni uko iyo kwizera kwawe ari guke, Imana ishobora kugufasha kugakura, nk'uko biri muri Mariko 9:24, ndetse n'ubwo kwaba kungana urwara nk'akabuto ka sinapi, nk'uko tubona uyu mugani muri Luka 17:6. Aha tuhabona uburyo Yesu yatanze yaciriye abantu umugani w'akabuto ka sinapi, uburyo kwizera gutangira ari guke, ariko uko dusaba Imana kukagenda gukura kujya mbere. Rero ntituterwe ubwoba nuko dufite kwizera guke, ahubwo kubimenya ni intambwe ya mbere yo kugukuza. Niba dufite kwizera guke, reka dusabe Imana igukuze muri twe kuzakura, kandi nigukura n'ijambo ry'Imana rizumvikana mu mwimerere waryo, n'impinduka zaryo, n'impinduka rizatera muri twe nazo zizagaragara. Umwe mu migambi y'imena ya Bibiliya ni ukutubwira ukuri kukinjira mu mibereho yacu, kugatuma umushyikirano dufitanye n'Imana ukomera. Umugambi w'imena wa Bibiliya ni uko tumenya ijambo ry'Imana rikinjira muri twe, rikaduhindura, imibereho yacu igahinduka, maze umushyikirano dufitanye n'Imana ugakomera. Iyo dufitanye umushyikirano n'Imana dusobanukirwa ko ari Imana y'urukundo, bityo rero natwe iraduhindura, tukagira urukundo, dukunda Imana tukanakunda bagenzi bacu, tukaba abana b'Imana nyakuri. Biva rero mu mushyikirano tujyana n'Imana, kandi umushyikirano tujyana n'Imana ukomezwa n'uko twize ibyanditswe byera, tubyumva kandi tubyishimiye. Niba umutima wawe rero ukinguriye umwuka wera, ukaba wiga ijambo ry'Imana ufite kwiyoroshya, buri gihe rizagira icyo rihindura mu mibereho yawe,
nubwo bitahita bigaragarira amaso, kubera ko uko guhinduka no gukura bigenda gahoro. Ariko iyo dukomeje kwizirika ku cyaha ntiducishwe bugufi, uko guhinduka ntako tuzabona. Gusoma Bibiliya bishobora kutugirira akamaro gake cyane. Mwuka Wera adushishikariza kwegera Yesu Kristo. Mbese turashaka gutera intambwe tumusanga? Niba ari uko bimeze, twaba tubaye abanyabwenge mu gakiza, kandi tuzabona ibintu tutigeze tunatekereza. Baratwereka neza ko iyo dusomye Bibiliya dufite umutima ukinguriye Mwuka Wera, tukiga ijambo ry'Imana dufite kwiyoroshya, ngo ingaruka nziza zizagaragara mu mibereho yacu. Umumaro wa Bibiliya uzahindura imibereho yacu, tuzabona impinduka muri twe. Ariko niba dusoma Bibiliya tudafite kwiyoroshya, dufite kwikanyiza, tuticishije bugufi no guhinduka, ntako tuzabona rwose, ntabwo tuzigera duhinduka. Ijambo ry'Imana ntacyo rizatumarira. Bityo rero turagirwa inama yo kwegera Yesu Kristo. Niba dushaka gutera intambwe tumusanga, Imana yiteguye kudufasha, ngo kandi tuzabona ibintu tutigeze tunatekereza. Iyo usomye mu rwa kabiri rwa Timoteyo 3:15 handitswe ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo Yesu. Iyo twize Bibiliya duciye bugufi, tuyobowe na Mwuka Wera, tugira ubwenge. Iyo tumenye ubwenge rero, ubwo bwenge buratuzamura bukatuzanira agakiza tubonera mu kwizera Yesu Kristo. Ngiyi inyungu ya Bibiliya. Bibiliya igendereye kutugarura isano yangiritse kubw'icyaha. Iyo hataza kubaho icyaha, nta nubwo Bibiliya yari ngombwa. Ariko nyuma y'uko icyaha kibayeho, Bibiliya yahumetswe n'Imana ngo ijambo ryayo riyobore umuntu rimugarura kuri katanga ka mbere, rimugarura ku kumvira Imana kwa mbere yari afite mbere y'uko acumura. Ngiyi intego nyamukuru ya Bibiliya. Niba rero itari gusorezwa muri wowe nanjye, turimo turahusha intego. Tukwiye kwiga Bibiliya ikaduhindura, imibereho yacu igahinduka, isano tugirana n'Imana igakomera. Ibitari ibyo ntacyo Bibiliya itumariye. Ni ibitabo nk'ibindi, nk'uko dusoma amanovo nk'ibindi bitabo byose bisanzwe. Rero kugira ngo Bibiliya itandukanye n'ibindi binyamakuru, igira umwihariko wayo, nuko igira ikimarira imibereho yacu. Nuko njye nawe twireba tukabona ko isano yacu dufitanye n'Imana iri kurushaho gukomera aho gukendera. Imana amahoro iduhe gusobanukirwa umutima dufite, niho ruzingiye. Nidusanga imitima yacu itarahindutse, atari umutima witeguye kwakira ijambo ry'Imana, dusabe Mwuka Wera aduhindure. Twakire wa mutima uri muri Kristo Yesu, wa mutima tubona mu Bafilipi uhereye ku igice cya 2 ku murongo wa 3 kugera kwa 8, by'umwihariko guhera ku murongo wa 5 niho bavuga neza uburyo ari umutima wicishaga bugufi, utarishyiraga hejuru, kandi wakoreraga byose guhesha Imana icyubahiro. Uwo mutima rero nituwujyana mu byanditswe byera, tuziga ijambo ry'Imana turyumve, umumaro waryo uzagaragara mu mibereho yacu, tuzahinduka rwose. Ntabwo tuzishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo tuzagira ibyiringiro bibonerwa mu kwizera Yesu, kandi tube mu isi duhamya ko tuzi Imana, imibereho yacu ihindutse rwose, ibera ibyigisho byiza abatarahinduka, maze ubwo Kristo azaba agarutse azasange tumwiteguye, ariko kandi hari n'abandi benshi twamwiteguje, tubane mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo mbasaba nanjye nisabira, Imana ibitubashishe, duhe kwihanira kureka, tureme umutima mushya wumva ijambo ry'Imana, kandi ukabonera inyungu mu kwiga no gukurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.